Tugarutse hano mu mujyi wa Kigali, Akarere Kacukiro kagaragaje ko uburezi bw'abana bafite ubumuga bwo mu mutwe bukwiye kwitabwaho, nayo mpamvu Akarere ngo kazakomeza gufasha Ikigo HVP Gatagara Gikondo cyita ku burezi bw'abana bafite ubumuga bwo mu mutwe. Mutwe Solange ni umuyobozi nshingwabikorwa w'Akarere ka Kacukiro. Mu by'akarere gafasha iki kigo harimo nko kubahembera abarimu, guhemba abarimu bari abarimu twabonye batanga uburezi bwihariye, guhemba abaganga, ibyo byose ni bimwe mu by'akarere gafasha. Hanyuma ku nyunganizi habwa umubyeyi, hari umushinga bamuritse hariya ugira icyo ufasha umubyeyi kugira ngo ageze umwana we hano, ariko hari no kumufasha kwihangira imirimo, agira utuntu akora. Mwagiye mubibona mu byo twabonye, harimo ibyagiye bikorwa n'abafite ubumuga bishyize hamwe kugira ngo badakomeza gufashwa wenda bahabwa amafaranga, ahubwo bigishwe kuba hari icyo nabo bakora. Ikigo HVP Gatagara Gikondo kimaze igihe gitangije ishuri ryagenewe kwigisha abana bavukanye ubumuga bwo mu mutwe, ndetse mu imurikabikorwa ry'iri shuri ryagaragaje bimwe mu bikorwa bikomeye byerekana ko abana bafite ubumuga bwo mu mutwe bashoboye nk'abandi bana. Hari abana bazi gucurangisha piano n'ibindi. Neziryayo Jean Pierre, umuyobozi wa HVP Gatagara Gikondo, yashimiye leta ikomeje kubafasha ibintu bituma n'ababyeyi bafite abana bavukanye ubumuga bwo mu mutwe batinyuka kubazana kuri ikigo cy'uburezi kiri hasi. Ariko nka twangaye Gikondo uko ishuri rifashwa na leta kubwo amasezerano, ntabwo tuba iki kiguzi kiri hejuru 30 ku gihembwe dusaba umubyeyi kugira ngo ishuri bashe gushyira mu bikorwa inshingano zabyo. Ntabwo tubona ko ari amafaranga menshi, biba amafaranga menshi kubera ko n'ababyeyi baba bafite ikibazo cy'ihungabana no kwakira ko uwo mwana mu by'ukuri afite ibibazo byihariye. Ariko ibishyize mu gaciro 30 dusaba umubyeyi ku gihembwe na serivisi umwana bahabwa zihariye, tubona atari amafaranga menshi.